Oh yes, murakaza neza kuri Mr Today TV. Iyi ni wa mwanya tugenda tubagezaho amakuru ari breaking, amakuru acaracara ariko by'umwihariko noneho ntago ari gucaracara, ni inkuru mpamo, ni inkuru niboneye nanjye ubwanjye, ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru y'umumotari uri kureba muri screen zanyu cyangwa uri kureba kuri iyi foto. Urabona umumotari hanze ku ruhande rw'ibumoso, urabona ni umumotari uparitse hanze, mukabona nanone indi shusho atambuka ajya mu nzu ari mu muryango, nanone mukabona iyi ngiyi ari gutora ikintu hano ku meza ari mu gafreshi kano k'umutuku, ndetse kandi kakaba kari kukwereka inyuma ye. Ndagira mubwire ko aya ni amakuru y'umumotari wafashe urugendo akura umugenzi hano i Remera, amujyana hariya hano hafi ku Gisozi Gahanga, hano za Gahanga. Yamugejejeyo rero umugenzi avaho aramwishyura, hanyuma akimara kumwishyura yaparitse hafi ya hantu n'ubundi bano bantu batwara zino moto. Iyi ngiyi uri kumurebaho murabizi neza ko ibifite batiri. Mu by'ukuri rero hano hantu n'ubundi niko kazi bakora, urazana batiri yawe yashizeho umuriro ugatora iyi indi urimo, hanyuma ugasiga iyo yashizemo umuriro. Uyu mumotari rero yaje kurunguruka, ntabwo n'ubundi mu by'ukuri yarazanwe no kuba aje gutora batiri, ahubwo ikigaragara cyo ni umujura, ikigaragara cyo ni igisambo, kubera ko yaraje ararunguruka mu byumba byose abona nta muntu urimo, araza arahagarara asubira hanze, kuko yari video yafashwe na kamera security zo mu nzu. N'ubundi bo mubona iyi foto twayikesheje, ariko byari ku mugoroba saa 11 hafi n'iminota nka 11 hafi aho, kuvuga ngo rero cyari nijoro ku mugoroba. Umuntu ukoreramo sinzi ahantu yaragiye, yasize telefoni iPhone 13 ihagaze agaciro ka hafi miliyoni y'u Rwanda, ayisiga aho ngaho. Nibwo uyu mumotari yaje kwinjira abona rero nta muntu urimo, ndetse aratambuka arakebaguzwa, ahita yegera hano ku meza akuraho telefoni, hanyuma agerageza kuyizimya biranga, afata umwanzuro wo kuyitwariraho, ko murabizi neza ko iyo telefoni irimo password akenshi na kenshi zino telefoni ziba zihenze, biragora, biba bigoye. Yageze hanze bimwanga mu nda, aragaruka akurura turuwari hano munsi y'aya meza, acekinga ibintu byarimo byose, akuramo n'amafaranga, akuramo kontake y'imodoka, sinzi ngo yo kontake wenda niba iyo modoka iri hafi aho, ariko ikigaragara cyo twabonye yongera kurira moto akagenda. Ngira ngo mwabibonye icyo nashaka kubabwira, nagira ngo mbereke yuko nimukizere abamotari, nimukizere umuntu wese ugutwaye, ubanza making sure ko uyu muntu ugutwaye ahana kujyanye ntihagira ikibazo kikubaho ubutabaze. Murabona abamotari nabo babaye ibisambo, mujye mwitonda pe. Ngira ngo urabona neza ko uyu mumotari ikigaragara ntago ari ubwa mbere yibye, n'ubundi asanzwe yiba. Ntago ari bose, ariko nanone baravuga ngo abumwe agatukisha bose. Ndagira ngo mbabwire ko nta makuru na makeya by'umwihariko afite icyo yagufasha nazaza mbagezaho hano. Niyo mpamvu mubwira ngo kora subscribe aho hasi, kugira ngo utazaza ucikwa n'amakuru meza nk'aya ngaya. Ndibaza ujya utega umumotari, ujya utega abanyonzi, ndetse utega n'imodoka. Burya n'ahantu umuntu atagwemukira, ahantu hose umuntu aba ari yiyererutswa, ahantu hose umuntu aba akora ikintu ariko afite ikindi yoroshe ahisha n'ubundi asanzwe akora. Uyu mumotari murabona uburyo yombotse, ndababwira ibintu njye nabonye akebaguzwa, ajya mu byumba hose,
ni umuntu wabonaga ko n'ubundi asanzwe yiba, ubona ko ari igisambo, ubona ko n'ubundi n'ibintu akora burya ashobora no kugutwara, yakugeza mu nzira hagati agakuramo icyuma akakubwira ati mpereza ibyo ufite byose, hanyuma nawe ugakuramo ukamuhereza kubwo gutinya ko ushobora kuba wahapfira cyangwa wahagira yagufata ku ngufu, uramutse uri umukobwa cyangwa uri umudamu. Ni byinshi, mujye mwitondera rero abantu, kandi ikindi mujye mugerageza niba ufite amafaranga ushake zino kamera security zo mu nzu, zirafasha cyane. Ndibaza nubwo uyu mumotari yagiye ariko inzego z'umutekano za polisi zahageze zarebye amashusho, ntago uno muntu bazamubura. Dusoza rero reka nkubwire ngo kora subscribe aho hasi, reba ahantu handitse buto ya subscribe wakande. Ikindi tuzaza tubana mu biganiro bigiye bitandukanye byinshi cyane. Hano niho hantu, ino channel ni iyanyu, uzaza uhakurikira ibintu byinshi. Murakoze, ndabakunda, ikaze.